uturuka he ni mwebwe mwunye b'ibigori hano muraho neza muraho pastor uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo urumva uyu munsi ni umunsi Imana ikora ibitangaza amena wakubatuye shima Imana uwera udahemuka shima Imana yose kandi avuye hehe minsi ko nta bajura nkibona ubundi byagenze gute ejo bundi muri kiriya cyumweru nagize gutya mbonamo umujuramo hano ariko isaha n'isaha nzamufata ntayo uwo ninde urinda sha undi wanyinjiriye hano wewe ushinzwe iki genda umuzamu wa bino bigori ase nje kora nigangiye ahangaha ase nkawe ugangika se hano ni iwanyu ugangika hano ni iwanyu tenku wacyana ubundi uruwa wewe wowe turuka he uturuka he ni mwebwe mwunye b'ibigori hano wakareka ngira ngo ndumujo sobana uramana ngiye ukabona ngende umushura koko utari igisambu rusati rwanze rukwereraho utari igisambu shacyana oyi ni stire ubundi wewe banze umbwire wagezemo hano ute waciye hehe njyewe se njye naciye hariya none ndandaza ngangika ahangaha hano se niho mugangika oya ragaro tukangika ariko uburiro uryamyeho hano buri he wabuze aho uba nyine nahije kuruhukira ahangaha nyine hano uraharuhukira wabuze ingwa ujyamo ngubemo nta wanyugira oya uri imfubyi se uri imfubyi yego cyana wacyana hagura umutekamutwe ubu ngubu ntago ndi umutekamutwe uri imfubyi ndi imfubyi none subo kambanze nkubaze umuntu w'umusore gutya urarwaye nta burwayi ufite oya nta burwayi ufite none se ni gute umbwira ngo urimo kugangika wabuze umuntu ukorera akazi k'ububonye yego mukurangiye wajyayo cyangwa uriba wowe ntago niba nkurangira akazi urakemera wacyana ni nkurangira akazi ukibesho bakamfunga oya nanjye ntago ndi umujo sobana urambona ngiye ukabona ngende umujo cyangwa njyewe kano kazi nkareke nk'akazi k'ubuzamu ujya wikora akazi k'ubuzamu hano wagashobora oya nkurangira akazi ko mu rugo oya urumva utari igisambo wacyana urumva utari igisambo ntago ndi igisambo rwose nese niba utari igisambo ni gute nkurangira urashaka ahe kazi ni ukuzajya wirirwa wiba ibigori hano ndakwica gahunda yawe ufite ni iyihe kano kanya kugangika nese hano ni iwanyu ni iwanyura oya ubu rero zino saa tuvugana ngiye kugukubita nkukonjonjore na buno bukweto bwose mbutwara urumva kuko urumva ntago ngiye ndafanda se ndafanda wanyu genda ndafanda wanyu uzagaruka hano oya nawe uzagaruka oya nawe uzagaruka ngabasi n'ubwo basi nawe uzagaruka aho nkubwira urumva ngiye kukubana he mu bitugu kwangira no kugaruka hano zeta nkwe urumva wo amakaritasi mwirwa mwiba mwebwe mwabasenzi muraho neza muraho pastor uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo urumva uyu munsi ni umunsi Imana ikora ibitangaza amena mwese rero Imana iba yabantumyeho yego uyu ni umunsi mwiza Imana yabantumyeho ngo mbabwire ijambo ry'Imana haleluya ariko pastor njye rwose genda gakeya wa mwana we pastor njye ndabona ibintu urimo ntago ari byo rwose ibiki oya ibi bintu urimo ntago ari byo ndikubona nta gahunda rwose nta gahunda cyane rwose tubwirize umva ajya bishop dore ufite amadayimoni menshi sha pastor musengere ndabona ufite amadayimoni menshi abadayimoni bamuve mu pfukama mu izina rya Yesu ndagusengeye abadayimoni bakuvemo abanyamurigita bose mu izina rya Yesu abadayimoni bagushiremo mu izina rya Yesu bagushizemo haguruka abadayimoni bamushizemo Imana irabakunda cyane haleluya vuga irutamena amena vuga ati bishop uri mwiza vuga ati Imana iragukunda vuga ati haleluya amena rero tugiye gutangira yego ugiye gutera agakorasi gatoya hanyuma tubone gukomeza izindi gahunda
twagiye kuba Imana turirimba. komeza Shima Imana mutima wanje, shima Imana uwakubatuye, shima Imana uwe rudahemuka, shima Imana mutima wanje, shima Imana uwakubatuye, shima Imana uwakubatuye, shima Imana uwe rudahemuka, shima Imana yose kandi avuye hehe mu izina rya Yesu abazimu bashe mu izina rya Yesu uyu musatsi se uyu musatsi mbona ari umuntu muri pastor pfukama ari umunyezamu pastor arabise pastor mu izina rya Yesu humura humura tu humura pastor abazimu bakuvemo uraza kumera neza ibi ni ibiki ufite iyi ni style pastor mu izina rya Yesu wabaga mu bantu ini turakushe uvuye hehe turakushe mu izina rya Yesu turakushe ni ibiki turakushe n'inyogosho n'inyogosho iyi ntago ari mu izina ubusitani rya Yesu ndagusengera abadayimoni bakuvemo abadayimoni bagushiremo mubanze muririmba yumve indirimbo ashirimo mu muririmbo ashirimo mutima wanje, shima Imana uwakubatuye, humura wigira ubwo humura ririmba nawe rudahemuka, shima Imana umuntu usize inyuma ameze ute ariko ko mbona atari sare mutima wanje, shima Imana. uyu munsi ijambo Imana yambwiye ngo mbabwire ijambo riri muri Bibiliya Amena. haranditse ngo dore ndaje vuba ngororere umuntu wese ubikwiye ibyo yakoze ndi Amena. Alpha na Omega Hallelujah. wa mbere n'uwa nyuma Amena. itangiriro n'iherezo Amena. haleluya Yesu arabakunda cyane Amen. muri abana b'Imana nanjye ndi umwana w'Imana vugira utamena Yesu aragukunda vugira uti Yesu akijije covid akijije covid yirukanye coronavirus isi yose abantu barakize isi yose abantu barakize abantu bavuye mu rugo guma mu rugo irarangiye Amena. tugiye kujya mu kazi Amena. tugiye kujya mu kabari neza ubu ngubu rero tugiye kujya mu gakiza tugiye kubona ibitangaza haleluya vugira utamenya haleluya uvuye kuri kuhagira cyane Mwuka weranyohereje hano. Mwuka arakohereje hano Yego. ibi bintu n'ibiki wambaye mu izina rya Yesu Pastor ni ukwirinda icyorezo kiri hano hanze. icyorezo Imana yagikuyeho Yagikuyeho? Kuramo Yakuyemo n'ingofero? Imana ikora ibitangaza. Ndi mu mwuka. n'abandi barashimye Icyorezo ntabwo kizangeraho. Imana hari Imana hano hari Imana amadayimoni yose navuye mu akirasubiza Naho yararimo. Sengera n'aka gatambaro. mu izina rya Yesu ndirukana abadayimoni bari hano ndirukana amadayimoni ari hano ndirukana satani ari hano mu izina rya Yesu vamo pasiteri arabikoze mu izina rya Yesu pastor bavemo ako karezi Yesu akurimo haleluya kareje wakora ibyo ushaka rwose warakaje haleluya humura umeze neza wageze ku mwana w'Imana hano hari Imana ni mu Urasenga na parufe ikinjira mu mwenda. hano hari Imana haleluya umuntu wacu arakomeye. haleluya ubu ngubu rero Imana igiye kujya bakora ibitangaza Imana yambwiye ko mu kanya ngiye kubahereza ibitangaza ibyo mwabuze byose ngiye kubibaha ngiye kubigwigisha tubonye umuntu uyu muntu ni uwahe
mu izina rya Yesu izina rya Yesu babirya gute ibyo mu ngibyo izina rya Yesu babirya gute nyine ibyo ngibyo amaye kaje kadukanga pastor. hagara hano bigende bite Pastor ni wowe utuvugira rwose. hano mwakoresha Pastor ni wowe utuvugira. amadayimoni amadayimoni agenda Pastor. gute mu nyine izina rya Yesu wewe kubaza gusengera tuvugane gake Pastor mushobore rwose atuze. Pastor ni zanjye muri gose. mwishiramwe Ngiye ry'ibintu kumusengera. bigori Musengere. muri mwishiramwe rimeze rite hano oya musengere Ayafite mu izina rya Yesu. hano hari Imana mu izina rya Yesu. Imana irambwiye ngo izi nkweto wazatsa umuntu kandi uwo muntu wazatsa ari hano mu izina rya Yesu. Zimusubize. nuko ni munini Pastor ibidayimoni ni byinshi. Ibidayimoni ni byinshi. Ibidayimoni ni byinshi. Ibidayimoni ni byinshi. Yatu Pastor yakunaniye. Pastor yakunaniye. atakwanuza amadayimoni Pastor yakunaniye. fukama Washoboye ni kinini rwose. reka tubanze twumvikane Kirya cyonyine ikigaragara. Njyewe Ibigori nicyo cyabimaze. umuzamu hano muri bino bigo ibigori yarabimaze yarabyize umuzamu turi kubisengera nawe twagusengeye none se mbanze nkubaze hano hari uburenganzira muhafite bwo kuza kuhasengera Imana ikunda abantu basenga Imana ikunda abantu bavuga ijambo ry'Imana Unabitaka ikunda se abantu n'ubwanyu. bakora ibitangaza Imana ahantu hose yakuragiye. Imana irahaba mu izina rya Yesu. Uvuze ngo iki? twumvikane gake ndategeka abadayimoni bose Twumvikane bakwimo gake. kukuvamo wewe muretse twumvikane gake Nta twumvikana. siko bimeze Niko bimeze. wari pasiteri ni pasiteri umwana w'Imana. none se tubanze tuvugane gatoya amaturo ukuramo hano muri aba bantu basengera hano njyewe nkanjye w'umuzamu urarira bino bigori amaturo muzajya mungenera iki nkawe pasiteri niwe tugomba kuvuga zajya ngusengera Imana iguha umugisha ntabyo kunsengera Imana umugisha se kabira Imana gatatu izaguha umugisha umugisha gute Pastor, yuzuyemo amadayimoni dore ya Yesu. reka mfasha gucya musengera Ibigori niwe wabiriye wenyine. Ntabwo uri kubaka afite. ubwoko bw'Imana pasiteri tuvugane amaturo ngiye kugusengera amaturo urayabona oya urayabona mureke musengera pasiteri tuvugane amaturo tuvugane amafaranga uzajya umpa pasiteri muri abajura ureba ko bano bantu subana iyi business washoye ntabwo hano gusengera pasiteri rwose pasiteri reka twumvikane pasiteri ni umuzamu ni umuzamu uri umuzamu w'amadayimoni. Oya udashyiramo n'ibyo yagukoreye. So bavuze ngo yakwatse inkweto. Twazibonye inkweto zawe. reka musengera umva pasiteri Pastor, ngiye gutura rero buretse hano baturira he hano baturira he Nereka aho baturira umwanya wo pastor. gutura ntabwo uragera kambaza gusengera ndagusengeye mu izina rya Yesu Amina. ndirukana abadayimoni bamurimo Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. izina rya Yesu Katika jina la Yesu. ndazirukana amajyambere Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. amatari Katika jina la mu izina Yesu. rya Yesu Katika Mureka ture. Katika jina la Yesu. Mureka ture. Haleluya. Amena. Mureka ture. Pastor. abadayimoni bakuvuyemo Katika ubu jina la rero uzajya mbahana hamwe mwisengere neza tugiye gusenga rero akanya gatoya Ujye utuzanira n'ibigori. hagara hano ku ruhande gutya dusenge akanya gatoya Azajya atura ubundi n'ibigori. tubone gutura amaturo y'Uwiteka Imana N'ibyifuzo dufite. buri Azajya muntu atura avuga n'ibigori. ibyifuzo bye ubundi asubizwe mureke dusenge akanya gatoya buri muntu ahume ntagire umuntu urebye turagushimye Mana ihoraho Yes. haleluya tukweretse ibihe turimo amen uretse aba bavandimwe turi Bantu kumwe turebe. aba bana b'Imana ndabakweretse Bantu ndakwinginze ngo aba bana duhagarareho. ubashe kubarinda Turengere ubashe muri kubakiza COVID-19. indwara bafite ubahe ibyifuzo Tubere bafite Imana. ubatabare Tubere ubahe akazi umurengezi. ubahe amafaranga Twizere mu izina rya Yesu Amen. mu Izina izina rya Yesu Amen. dukana abamoni bari hano dukana abajura bajemo hano dukana abasatani barimo hano mu izina rya Yesu Haleluya. 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 hano rero hano harimo abantu bafite amadayimoni menshi ariko mwese yabashizemo ubu rero tukaba tugeze mu gihe cyo gutura amaturo uyu mushiki wacu mwene data aradufasha kuvuga Pastor. indirimbo Pastor. y'Imana Pastor. yo guhimbaza Imana dutura n'amaturo Oya turabanza tugere mu cyifuzo. mureke duture amaturo ubundi tubone gukurikizaho gahunda Imana Y'icyifuzo. yateguye. Amina. Yatuambia mahema, yatuambia mahema, yatuambia mahema. Mutura amaturo. Nashubije rwose. Kanisa kasaka. Yatuambia mahema, Haleluya. yatuambia mahema. Uwa mwami nahimbazwa, yatuambia mahema, yatuambia mahema.
yatubambiye nashubijwe rwose ngomba gutura aya ngaya rwose. Haleluya. yatubambiye amahema yatubambiye amahema uwo mwana himbazwe yatubambiye amahema yatubambiye amahema yatubambiye amahema Imana yabaye umugisha tanga kimwe mu 10 yatubambiye amahema Oya bishireho. Urararira umwuka w'Imana. kandi nagusengera Kazwe n'imitsikiraho. yatubambiye amahema yatubambiye amahema haleluya Haleluya. 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 amen Vugira utamena. Vuga utamena. Vugira utamena. Amen. Vugira utamena. Amen. Amafaranga rero agomba kujyamo hano. Amen. Mukagiye kuri murimo w'Imana. Mureka dukomeze rero. Imana irambwiye ngo buri muntu agiye kuvuga ibyifuzo bye. Haleluya. Amen pastor. Tugiye guhera kuri wowe. Icyifuzo cyawe ni ikihe kugira ngo Imana igusubize vuba? Icyifuzo cyanjye nge nuko najya nturisha. Wagiturisha hano mu rusengero. Mu rusengero hano. Ubwo urashaka umudiyakoni. Amen pastor. Haleluya. Haleluya. Imana irambwiye ngo iraza kubitekerezaho. Wowe icyifuzo cyawe ni ikihe? Vuga icyifuzo cyawe. Pastor rero nge ndi umusore ndagira ngo Imana iminsi izamena umugore mwiza rwose. Urashaka inzu, urashaka umugore. Yego rwose. Mana icyifuzo cy'uyu musore uracyumvishe, arashaka inzu, arashaka n'umugore mu izina rya Yesu arabibonye. Yego. Wowe icyifuzo cyawe ni ikihe? ndashaka mani n'imodoka Urashaka imodoka n'amafaranga. cyane Mana uyu mugore arashaka amafaranga ngo n'imodoka. ndi umukobwa mu izina rya Yesu Uyu mukobwa arashaka amafaranga n'imodoka. Mana urabimuha cyangwa gubimuha? Imana irambwiye ngo iraza kubitekerezaho. Haleluya. amen 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 Wowe urifuza iki? Pastor nge urabona rwose ngenera ingangi nta dufite ndi imfubyi. Uri imfubyi. Genda basi mu minzu cyangwa ndi umuryango wenda mubemo wenda. Mana wumvishe icyifuzo cy'umusore n'imfubyi atera ingangi mufashe. Imana irambwiye ngo ibyo birakemutse ugiye kubona umuryango vuba hararuguru. Wowe icyifuzo cyawe ni ikihe? Pasiteri rwose nyenirira udukoko 6. Ubu ngubu basi ungeneye nk'uduhene 2 nzajya mara ku munsi ukadusaba Imana ikatumva. Ihene 2 wajyanye ku 6. Najyaga nzimara mu isaha imwe ariko Imana Gabanya wanga waba uri kurusha Imana. Gabanya waba uri kurusha Imana. Gabanya. Nese pastor. Nzi ko Imana yabyongera nkajya nirira byinshi dore n'indera. Reka nkubarize Imana. Mana wumvishe icyifuzo cy'umusore musubize. Imana irambwiye ngo rero wewe ngo kwa ufite inda nini yakunaniye irabiguhaye mu izina rya Yesu. Pasiteri ubwo zibaye 3 iraziguhaye mu izina rya Yesu. ayiwe none ndatanshaka abaguru 8. Vugira utamena. Bazajya bari Vugira utamena. Amen. Amen. Icyifuzo cyawe ni ikihe? Ngiye icyifuzo cyanjye ni ukubona umugabo w'umusaza. Umusaza ufite imodoka nziza n'inzu nziza nta kindi. ariko se kuki musigiye mukunda abasaza muri iyi minsi? Abasaza nuko aribo batanga keya. Abasaza batanga keya kurenza umusore nkanjye pasiteri cyane. Dore rero uyu musore nawe atanga keya ndabizi neza. Oya ntago namwe Pasiteri nikeneye ihene ntago nkeneye bakobwa. Imana rero yambwiye ngo uwo musaza uri buze kumubona ariko umusaza ufite imvi nyinshi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Wowe icyifuzo cyawe ni ikihe? ndifuza umugabo muremure w'inzobe atari muremure cyane atari na mugufi uringaniye. Reka nkubarize Imana. Mana uyu muntu wumvishe icyifuzo cye musubize vuba vuba. Imana irambwiye ngo iraza kumugwa mu masaha 28 kuri 28. Haleluya. Vugira utamena. Icyifuzo cyawe ni ikihe? Umuzamu w'ibigori. Icyifuzo cyawe ni ikihe? Icyifuzo cyanjye ni uko wanshakira abagore nka 5 ngajya nirirwa mbarongora ku munsi. Yesu w'i Nazareti. Izina rya Yesu bakurimo abagore 5 ntabwo bashobora. Abadayimoni bakurimo bakuvemo. Izina rya Yesu. Bakuvemo. Abagore 5 bashobora. Vuga icyifuzo cyawe. Icyifuzo bivuge ni uko umugore w'indaya umugore w'indaya umwe. Haleluya. Mana umvishe icyifuzo cye uramuha umugore w'indaya cyane umuha.
Imana irambwiye ngo rero iraza kumuguha vugira utamena. Haleluya. Rero ubu rero ikindi ubu ngubu izindi kondisiyo zihari Imana imbwiye ngo mbabwire. Tugiye kwagura rero muna ko twashinze itorero hano ni mu butayu. Muna kari heza mwese mwakijijwe mwagiye mu mwuka. Imana irabakunda. Imana irabakunda. Imana irabakunda. Imana irambwiye ngo rero Pastor uriya n'inyabingi zari zimukoreyemo ntumusengeye urabimwatse. uyu ngundi aje musengere. Izina rya Yesu. Imana irambwiye ngo rero mu cyumweru gitaha nitugaruka gusenga hano ku munsi nk'uyu nguyu uzazana umuntu, nawe 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 uzazana umuntu, uzazane batanu, nawe uzazana abo ushoboye, nawe uzazana abo ushoboye. nitanze batatu pastor. Uzabazane muzabazane mubabwira ati muzabazane mubabwira ati hari ahantu Imana iri gutanga ibintu byose abantu bakeneye. Hari ahantu Imana iri gutanga ibintu byose abantu bakeneye. Hari ahantu Imana itanga umugisha. Hari ahantu Imana itanga urubyaro. Hari ahantu Imana itanga amafaranga. Hari ahantu Imana itanga ubustari. Hari ahantu Imana itanga abagabo. Amen, amen, amen. Rero niyo mpamvu mwese mugomba kuzagaruka muzanye abo bantu. Ariko uyu muvandimwe afite ikibazo. Ibyo bintu byanyu bitajya birangira n'ibintu nyabaki Pastor. Uyu muvandimwe afite abo bagore tuzababona ryari? Erega Pastor, ngewe wavugaga ubutayu, narindi gusuzuma ko hari ubutayu koko buri hano. Ubutayu urabona ko hano hameze neza, hano hari umwuka w'Imana, dore hano hose no ko hameze neza cyane. Niyo mpamvu Imana yahaduhitiyemo ngo tuze hano. Amen. Amen. Mvugira amena. Nzaturisha. Ngo ni mutahe. Buri muntu agende byarangiye. Mugende. N'amafu. Mugende. Madayimoni yabashizemo. Asubuko ko Imana imaye inzu koko. Busubuko ko nanjye nzajya nurisha. Njyewe mureke mbabwire muze mbabwire. Uriya